Twishimiye kubaha ikaze nanone kuri The Link Rwanda, aho mubona ibiganiro ndetse na update zose ku bijyanye n'ama scholarship. Nk'ibisanzwe rero uko mubizi tubaha update kuri scholarship, University of Rwanda, Rwanda Polytechnics, job opportunities and other scholarship. Hanyuma rero nanone tuzanye update kuri University of Rwanda aho batangaje igihe abanyeshuri b'umwaka wa mbere bazatangirira kwiga. Ntitwabamenyesha ariko abadukurikiranaga kuri WhatsApp yacu group ya The Link Update twabahaye amakuru. Nawe rero utari muri group yacu ya The Link Update, ndagushishikariza kuba wajoininga The Link Update unyuze kuri iyi link iri muri comment, iri pinned muri comment, ndetse cyangwa se ukandikira iyi number iri kuri screen yawe ukatwandikira tukishyura muri group ya The Link Rwanda Update, aho mukurikirana ibiganiro update, kuko update zo ziba ari nyinshi cyane kuri The Link. Turazibaha umusubirizo uri muri WhatsApp yacu, WhatsApp group yacu ya The Link Rwanda. Ntabwo wabura update, haba iza training, haba iza kaminuza, haba n'izindi opportunities zose. Hanyuma rero muri University of Rwanda basohoye igihe abanyeshuri bazatangirira kwiga. Hanyuma nyuma yaho bamwe bagira ikibazo yuko abapurayinze nyuma basoje uyu mwaka wa 2025 batahawe admission. University of Rwanda yakurikijeho gusohora admission, aho University of Rwanda kuri umunsi w'ejo tariki 9 yasohoye admission cyangwa se kwemerera abanyeshuri kuziga muri University of Rwanda. Nk'uko itangazo ribivuga hano, bavuze ngo admitted candidates can access, bagomba kubona ibyo basabye, niba barabemereye cyangwa se barabahakaniye, banyuze kuri iyi link bashyize hano, cyangwa se ushobora no kuyibona uciye kuri website ya University of Rwanda nk'ibisanzwe, ukajya kuri admission nk'ibisanzwe, uhita uyibona kari ngiyi, bakubwira ngo check your admission result, ukayikandaho. Hanyuma bakahita bakubwira ngo ushyiremo reg number cyangwa se student number. Impamvu twita reg number ni registration number cyangwa se student number, ko niwo mubare n'imibare ikuranga kuva utangiye gukora application kugeza usoje kwiga university. Iyi mibare rero niyo mibare iba ikuranga muri University of Rwanda, niyo mpamvu bayita reg number cyangwa se student number. Hanyuma iyo umaze kwishyiramo rero nibwo ubona niba waremerewe cyangwa se batarakwemereye kwiga muri University of Rwanda. Gusa harimo byateye ikibazo kuko batanze icyo bita provisional admitted nyinshi cyane, ariko babyisiguye bavuga ngo qualified candidate who could not be admitted into program applied for due to high competition of the concerned programs versus their observational capacity. Ni kuvuga ngo harimo abantu bapurayinze ntibahabwe kwiga muri University of Rwanda, aho babanje kubiseguraho barababwira ati mwihangane. Hanyuma banababwira ko hari abandi bagiye bafata bakabagira icyo bita provisional admitted. Ni kuvuga ngo provisional admitted ni uguhabwa icyo utigeze usaba. Nk'urugero, wenda ukaba warize HEG, warasabye sociology cyangwa se social work, urumva, hanyuma ugasanga bagushyize nko muri education, wenda kwiga history. Ni kuvuga ngo icyo wasabye ntabwo aricyo baguhaye. Babonye amanota ufite ari menshi, bibatera imbaraga zo kuvuga ngo uyu ntabwo dushaka kaducika, ahubwo reka tumuhe nubwo atabisabye, ariko amanota afite amwemerera kwiga iki ngiki, kubera ko ibyo wari wasabye aba competitor b'iyo faculty wasabye bari benshi bakurusha n'amanota. Kaminuza iravuga ngo reka tumushyire muri iyi ngiyi faculty kuko ndabona niyo ihura n'amanota afite, kandi n'aba competitor wenda birahura neza, ntabwo ari benshi. Icyo bita provisional admitted. Hanyuma nyuma yo kubona provisional cyangwa se full admitted,
bakubwiye ko ugomba kubyemeza nyuma y'uko umaze gukora registration cyangwa se kwiyandikisha. Bavuze ko kwiyandikisha bigomba gutangira ku itariki 22 bikarangira ku itariki 31 z'ukwa cumi. Bavuga ko uzaferinga cyangwa se utazakora registration mu gihe cyagenwe azabura umwanya mu bapurayinze cyangwa se muri kaminuza. Bavuze ngo the failure to register by the prescribed timeline will lead to losing the place which will be offered to applicants on the waiting list. Ubwo ahangaha cyane cyane babwiraga abantu bari provisional admitted. Provisional admitted ni ubundi bukiri ku waiting list, ariko nyine kuko wowe ubwawe ushobora kubyanga cyangwa se ukabyemera. Rero ahangaha nukora registration bisa bigaragara ko uwo mwanya wemeye ugomba kuwigamo. The same to abo bahaye full admitted, nawe ugomba gukora registration kugira ngo ube umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda. Baravuga ngo amanota bafatiyeho murasanga kuri website ya kaminuza. Nk'urugero muri mpere muri CBE ku bantu basabye kwiga business administration and accounting and finance, barize izi faculty nuko byagiye bigenda ku bantu bize izi faculty MCB, OD, MCE, MCOD, MEG, MPC, MPG, izi zose bafatiye kuri 75 n'ibice 21, no less than 50. Nta somo na rimwe uri munsi ya 50%. Hanyuma ku bantu bize accounting bafatiye kuri 88%. Hanyuma ku bantu baziga bachelor's in science in business and technology cyo bita BIT, ku bantu bize faculty MCB, MCE, MEG, MPC na MPG bafatiye kuri 76. Hanyuma abantu bize computer system and architecture, software development, networking, technology bafatiye n'izi zose bafatiye 86. Hanyuma abantu baziga economics bafatiye 75 n'ibice 75. Abantu baziga cyo bita logistics and management, transport logistics and management, baziga bize amasanse bafatiye 75. Hanyuma bize accounting bafatiye 88. Ariko hano ku bantu bize economics bavuze ngo at least 2 principal passes pass, no grade less than C in relevant subject. Okay. Hanyuma tugiye ku bantu bo muri CAS, nko muri creative and performance, abantu RFK, abantu bize RFK, abantu bize RKK, abantu bize indimi bafite 79. By the way ni byinshi namwe mwabyisomera, ariko uburyo bagiye bafata ndakeka muri kubibona ahangaha kuri screen zanyu, muri row gutyo. Ngarutse muri CBE ho gatoya, muri kubona ko mbere muri 2023 bafata 2024 bafashe n'abantu bize HEG, ariko hano muri kureba bafashe amasanse gusa, banafata bize accounting gusa. Bivuze ko abantu bize za HEG zaki zose batemere kongera kwa applyinga muri accounting. Ubwo muziga muri amasanse ndetse n'abantu bize accounting gusa. The same no muri business technology, naho ni amasanse gusa ndetse n'abantu bize izi faculty zijyanye n'ubundi na ntuzi. Kimwe no muri logistics ni amasanse gusa n'abantu bize accounting gusa. Ibi bivuze iki? Ibi bivuze ko abantu bize HEG, abantu bize ibintu bijyanye n'ubuyobozi, HEG, HEGERI, REG, like ibintu nk'ibyo ngibyo, muzaza muri CAS cyangwa se muri College of Education, hariho muzasanga icyo bita HELP, HEGERI, MEG, ibintu nk'ibyo ngibyo, hariho muzasanga izo faculty.
hanyuma izi cut off nabwo murasanga muri description, aho ushobora kuzireba zose uko byagenze n'impamvu batagufashe, ukareba ese amanota nagize n'ibyo nari nasabye ndetse n'amanota bafatiyeho birahura. Ibi ngibi rero mushobora no kubigenderaho namwe mukazagira inama abagenzi banyu bari bazapurayinga nyuma mu myaka izaza. Tugarutse kuri website hano, nagira ngo mbahe nanone update kuri RP. Ushobora kuba warasoje gukora application muri University of Rwanda ntibagufate, ukavuga ngo njyewe ntabwo bamfashe, amahirwe yanjye yo kwiga muri kaminuza yararangiye. Oya, ntabwo amahirwe yawe arangiye, ahubwo ufite amahirwe yo kongera kwiga muri Rwanda Polytechnics, aho ushobora kuapurayinga nanone. Ushobora kuapurayinga ukavuga ngo njyewe bitewe n'uko muri Rwanda Polytechnics, muri University of Rwanda napurayinze bakanga kumfata, reka napurayinge na muri RP ndebe ko bamfata. Kuko wujuje criteria zose bari gusaba ahangaha, ukaba warize muri warize mu masanse cyangwa se hari izindi faculty wize, ushobora kugerageza amahirwe nanga ukareba ko no muri RP bagufata. Ukaba iyo warabataragufasha ariko muri RP bakagufata, hanyuma ntiwihebe. Rero ngira ngo mbahe na update y'uko application ibura iminsi mike kugira ngo irangire. Rero mukwiye kugerageza amahirwe kugira ngo nawe aya ngaya atagucika. Hanyuma rero ku zindi update zirahari nyinshi cyane, turaza kubaha indi video igaragaza izindi update nk'amatraining ari muri Kigali atangwa na RP ndetse n'izindi application. Mugire ibihe byiza, murakoze.